muri comment barimo baravuga ngo Jeswiza Rabowalinga nta kibaga hakaba hariho n'akantu kakiririkanye mbona bavuga ingurube bavuga iki abantu baguhamagara bisikirema wakantu kaciye go ibyo turabigarukaho ariko menya ko hari abantu bavuze ingurube ngo bazakurya n'akabanga. Oya urumva ndi mu muhanda ntago ndimo ndabona uburyo bashaka kubaga ndabizi ibyo bakeneye ariko bandukiranga abo bantu nabo ikibazo cyabo ni kimwe ntago umuntu azageza amwe ngo Jeswiza ngo ntago ngo urimo urabaga ngo bahereze momo yanjye banashyiraho kuri momo ubundi kugira ngo musembure neza ngende njya muri mudu manimero nyishireho andika 07 undi munani 35 23 23 32 munshirireho bambagire disikire bamunshirireho bambagire mbaza ngo ngiye kugura gake ubu tuvugana. Ugiye kugura iki? Utunyama two kujya kutsa. Uragura ingurube se? Uzabaze bro, uzabaze man. Uzabaze. Uzi na wa muntu wabonye suko uvuga ngo wao ndimo ni Kazungu boss. Kazungu boss bro, baramwe ngo mama wangu yasoze kwa kusambana n'amatungo men. Urumva? Kibazo je, mashaka kubaga bigereranyije. Si mashaka urabaguka rero. Oya bro, mama wa Kazungu boss ngo yasaze kwa kusambana n'amatungo man. Ibyo bora ntago warubizi dumba. Ntago warubizi wowe. Oya ntago warubizi. Bro, yewe ntago umuntu wijishisha kandi story bayita. Story ntago bayitubwiranye wowe. Story ntago bayitubwiranye. Nase wagiye ubigira ibanga. Ntago nshobora kubigira ibanga raza na wanga akaza kuza gufata Jeswiza wa mipango ngo ukamugereranya n'ingurube kandi ubona ariyo. Uziko Kazungu ka bosi. Kazungu ka bosi yagupostinze. Agushyirana n'ingurube. Ikibazo arajya gukora comparison y'iki kandi abona ndiyo. Yagushize n'ingurube mbona uri ingurube neza. Igo bro. Nawe wabibonye? Hariya ntago wasaba comparison. Uvuze ngo Kazungu ka bosi ngo ngwibiki? Hariya ntago wasaba comparison. No kuvuga ngo mama we rero yasaze urumva kubera mama wa Kazungu ka bosi. Hariya muri Musanze yasarishijwe no gusambana n'amatungo. Niyo mpamvu uriya mwana urumva umuntu wese abonye atekereza ko urumva yakurira nyina. Izere bunyumva. Abo kantu barakumva. Abo kantu barakumva. Tuzi ko je mama we nashatse kujya kumugurira ikigage se muri Musanze ngo twiganira gake. Ariko sanga yo disi no murwayi ntago je nakora ikosa ndi kuba namuzana ku mbuga nkoranyambaga gutyo kandi ari umurwayi. Urwo yahuye narwo rwose ntago ari urwino. Niyo mpamvu ariko rwose burango gukintu bita itungo bura mubyeyi ngo ni mubi cyane. Abo nibo mama wa Kazungu ka boss ni rwo rugero rwiza baba abantu ba kera bitaga ngo mtumba kuku bro. Monda baga muri muraba ongera ubaze unapata kinywaji kubwa. Je ongera umbarize ngo ndimo ndabaga. Mondabaga ego babaze ari marabaga babaze noneho ikiza cyane uretse gato reka mbabaze muri comment munyandikire munsubirize je ari marabaga
cyangwa twongere volume cyangwa muracyashaka ko yongera bambwira ngo nongere speed nongere volume cyangwa volume niyo ako wakira uzi ko baze akazuba posi ngira icyokeri ako umuswe wakina ukanakina n'abahungu b'igikondo boroho uzi se muri comment burangira umva ngira indirimbo iri kuri album yanjye urumva yitwa ngo twabirangiza twabirangiza twabakiza twanasyo muri comment barimo baravuga ngo ngo Kazungu uramusubiraho ngo baramushaka ngo wamubaze ngo wabaze hari ukuntu njijisha dumba no kaze nkwereke bro reka rero nkwereke kwa code tunaipata tena tunaipata bakita gatabazi bro banaipata kwa tabazi akasha ukunda inyama bro reka niyo mpamvu ubona basigaye bangereranya n'ingurube niyo mpamvu ubona basigaye bangereranya n'ingurube kwera itoto bro